Mana tuguhaye icyubahiro kubw'uyu munsi w'umugisha. Kubaho mwami ni impano idasanzwe ku buzima bwacu, turabigushimiye mwami kuko nawe tubikesha. Reka imigambi yawe myiza wategura kuno munsi idusohozeho. Buri wese mwami ufite icyo wamuteguriye kandi cyiza mwami. Ndasengera buri wese mwami, buri umuntu wese ukurikira ino sengesho kugira ngo icyo wamuremeye abe ari cyo agendera mu mwami. Ntiwemere ko Satani aturiganya, ntiwemere ko Satani aturangaza. Hari byinshi birangaje abantu bibatera ibyaha, hari byinshi birangaje abantu bibatera ubunebwe, hari byinshi birangaje abantu bibatera guta umwanya mu bitagira umumaro. Ariko mwami ndaseze kugira ngo uduhe kuba mu mugambi wawe mwami. Kuba mu mugambi wawe bizana amahoro, kuba mu mugambi wawe bizana gukiranuka mwami. Reka tugendere mu mugambi wawe uyu munsi mwami, kandi wasezeranyije yuko ngo nitukunezeza mwami uzaduha iby'imitima yacu ishaka. Urakoze mwami, urakoze kugiye kudushoboza, urakoze kugiye kutugira neza, urakoze kugiye kudushoboresha gukora iby'umugambi wawe n'iby'ubushake bwawe. Amashimwe n'icyubahiro byawe iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo, amen.